iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka tubasuhuze inshuti bakunze muteze amatwi kandi tubifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana. Nkaba rero mbifurije n'umwaka mushya muhire. Ntabwo rero muri studio ndi jyenyine, ahubwo ndi kumwe n'abashiki banjye muri Kristo Yesu hano muri studio. Nkaba rero ngira ngo nabo babibwire, hanyuma mu kanya gakurikiraho ndaza kubabwira n'icyabazinduye. Murakoze, nitwa Nikuze Odette, nkaba ntuye Kinini, nanjye nkaba nifuje kubana namwe, Imana ibahe umugisha. Amina. Murakoze, Yesu ashimwe. Nitwa Umutoni Clarisse, nkaba naturutse Kinini, nkaba nifuje kubana namwe kuri uyu masaha. Imana iduhe umugisha. Imana namwe ibahe umugisha, kandi rwose mwakoze kuza, mwakoze kwitabira buno butumire. Reka rero nizere ko namwe aho muri hose mumfashije tukabakira, ndetse tukaba tugiye kwitegura no kumva ikiri ku mitima yabo mu kanya gatoya nitumara gusenga. Reka rero dusenga Imana, hanyuma tubakire bari buduhe ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze mu buzima bwabo. Mana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze, tugushimire ineza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka. Tugushimire ko waturinze muri uyu mwaka wose, waraturinze, waduhaye ibyo twari dukeneye byose bijyanye n'uyu mubiri wacu, ndetse no mu buryo bw'umwuka wadukoreye ibitangaza. Ari nayo mpamvu kano kanya twuzuye amashimwe menshi cyane. Warakoze rero Mana nziza, kandi by'umwihariko urakoze no kuduha uyu mwanya kuri izi mikoro, kugira ngo tubashe gutambutsa ishimwe ryawe kandi tuvuge kugira neza kwawe. Bana natwe rero uha umugisha aba babyeyi, twese uko turi hano tugirire neza, ndetse na bene data n'abashiki bateze amatwi bari hirya no hino bose ubaha umugisha kandi ubagirire neza. Uyu mwanya utubere umwanya wo kunguka, utubere umwanya wo gufata ingamba, utubere umwanya wo kwegera imbere mu kurushaho gusa na Kristo. Urakoze kuri mwiza, kandi ko witeguye gukora byinshi birenze ibyo tugusabye. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka rero dutangire n'uyu mubyeyi Nikuze, hanyuma atubwire ubuhamya bwe. Aratubwira ubuhamya bwe bw'ukuntu yahuye na Kristo, ndetse atubwire n'ubuzima bwe ku bijyanye n'ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka. Imana rero iguha umugisha. Ni karibu, waduha ubuhamya bwawe, uko wakijijwe, uko unahagaze mu buzima bwo mu buryo bw'umwuka. Murakoze, ndashima Imana yabanye nanjye mu buzima butandukanye bwo kumenya no gusobanukirwa. Ndibuka neza muri 2015 nari umukristo, ariko hari ukuntu umuntu ajya yikirigita akisetsa. Ntabwo icyo gihe nari nzi neza ko ndi umukristo ujya mu ijuru. Ariko maze gusobanukirwa neza n'icyo Bibiliya ivuga, nafashe umwanya wo gukurikira ijambo ry'Imana. Uyu pastor namukurikiye kenshi kuri radio y'ubuntu butangaje. Hari ikiganiro cyakundaga gucaho cy'isaha y'ubuntu, mfata icyemezo cyo kujya nyumva buri munsi. Bigeze kuvuga ku ijambo rivuga ibanga ry'ubugingo buhoraho, ariko ngiye muri njyewe nkumva simfite ikizere cy'uko mfite iryo banga. Nubwo najyaga gusenga kenshi, nubwo nahuraga n'abantu benshi kenshi bakabona ko nkijijwe, ariko muri njyewe naraga mfite urubanza ruvuga ko ntakijijwe. Igihe kimwe rero nza kumva ijambo ry'Imana kugira ngo nkizwe. Pastor wacu aza kuvuga ijambo ryerekeye uko umuntu ashobora gukizwa. Icyo gihe mfata umwanya munini cyane, abana ndabaheza, njya mu cyumba nkurikira ijambo ry'Imana kuri radio. Yaje kuvuga ikintu gikomeye,
atwigisha ijambo riri muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16 14 havuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka. Ayo magambo mu by'ukuri si ubwa mbere nari inyumvisha, ariko icyo gihe nkoze ku mutima. Nibuka neza ko ntanakijijwe, mpora mfite urubanza nubwo nahoraga mu rusengero, nubwo nahoraga niyiriza ubusa, nubwo nahoraga mfite ishyaka ryo gusenga, ariko n'ubundi namara kuvamo umutima ukancira urubanza umbwira ko ntazajya mu ijuru. Rero igihe cyaje kugera niga ijambo ry'Imana icyo rivuga, ntekereza ku gakiza. Nza kubona hano mu Befeso 3 hatubwira neza uko umuntu ahabwa ubugingo bitavuye mu mirimo dukora. Numva mfashe umwanzuro, ndabyibuka neza iyo isaha y'ubuntu yageraga yakundaga kuba 2 za mu gitondo. Akazi kose naragahagarikaga nkajya mu nzu nkikingirana kugira ngo mbashe gusobanukirwa neza nuko najya mu ijuru. Rero nshimye Imana ko igihe cyaje kugera nkumva ko nakiriye imbabazi z'Imana, nkumva ko umuntu avuka ubwa kabiri abyabwa n'Imana, ariyo mbuto y'Imana itabora. Naje gufata umwanzuro, ndabyibuka neza hari ku cyumweru mu gitondo, n'ubu nitegura kujya ku materaniro. Numva ko kuba narabyumvishe bidahagije, mfata umwanzuro, ndabyibuka nari ndi muri dushe, ndavuga uyu munsi nibwo ngiye kwemera umwami Yesu ko ndi umwana we. Icyo gihe byankuyeho urujijo, icyo gihe numvisha umunezero, numvisha amahoro, ntigeze mbona n'umunsi n'umwe. Numva mbaye nk'umuntu uzutse, numva rwa rubanza rwabaga mu mutima wanjye inkomanga irashize. Numva mfite icyizere cy'uko ndi umwana w'Imana, ntabiheshejwe n'imirimo, ntabiheshejwe n'ibyo nkora. Rero igihe cyaje kugera maje kwakira ko gakiza, maze neza kwizera ko ndi umwana w'Imana, nafashe umwanzuro wo gusoma Bibiliya ngo mbashe gusobanukirwa neza n'iki Imana itubwira. Rero ubwo twafataga umwanzuro twebwe n'abandi bagenzi bacu ahantu tujya duteranira twiga Bibiliya, twihaye intego yo kuvuga ko tugiye gusoma Bibiliya uyu mwaka tukayirangiza. Mu by'ukuri ibyo bintu nigeze kubigerageza numva ntibishoboka. Igihe cyarageze numva iyo ntego nanjye ngiye ku mutima. Ndavuga okay, nimba ari ugusoma Bibiliya umuntu agasobanukirwa neza, reka nanjye bimbeho. Fata umwanzuro ukuntu abamama kenshi tujya twumva ko dufite akazi kenshi, abana, ibibazo, ukumva uwo mwanya ntiwawubona. Njye nihaye intego, ubwo twari tukimara gufata uwo mwanzuro ku itariki ya mbere, byabaye ngombwa koko ko mbishobora. Ariho nshima n'Imana ko hari abantu benshi bagiye bibwira ko iki gitabo ngo ari inyanja, ko umuntu atagisoma ngo agisoze ngo akirangize, ariko cyangwa nagisobanukirwe, ariko iki gitabo mu by'ukuri ntago ari inyanja, harimo ubumenyi butandukanye. Ubwo rero nafataga intego yo gusoma iki gitabo, narakirangije kuri 24 mbandanyije mu byahishuwe 24 z'ukwa 12. Donc wari usomye kuva mu itangiriro igice cya mbere kugeza mu byahishuwe, ugejeje mu byahishuwe 22 rwose. Amen. Rero nabaha ubuhamya, iyi Bibiliya iraryoshye, irimo ibintu byinshi bitandukanye, itera imbaraga. Ndabyibuka neza uyu muvandimwe wanjye mama yara turi kumwe yantangira ubuhamya. Kenshi mu kazi babaga bazi ko nimba nkuze ndi gusoma Bibiliya. Byageze igihe nkajya mvuga nti okay, nubwo mbonye akazi kazatuma ntasoma Bibiliya neza nk'uko nabikurikirana. Kuko hari igihe umuntu atahananiwe ukajya mu bana ukumva ntibiri bushoboke. Ariko navuga nti nimba ntashobora kubwirirwa, nkaba ntashobora kubura amazi yo kunywa, niko ntashobora no kubura gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Rero bundi ijambo ry'Imana nabonye ibintu byinshi bitandukanye, nabonye ibintu byiza, nabonye ko umuntu akizwa, nabonye umugambi Imana yari dufitiye, nabonyemo imbaraga z'Imana ndetse n'ubwenge butandukanye. Kuko hari igihe abantu benshi bakubwira ngo bira ntibishoboka, ngo bira ni inyanja, ngo bira ngo yakuroha, ariko siko biri. Imana yadutegurira ijambo ryayo rikwiriye kandi ryuzuye, rituma tugira imbaraga kugira ngo turusheho gukomeza kugira urugendo rwiza. Amen. So warasomye kuva ku itangiriro igice cya mbere, some cya kabiri, urakomeza ujya ku gitabo gikurikiyeho, ujya ku gikurikiyeho, urakomeza mpaka mu byahishuwe igice cya 22. Igice cya 22. Wow.
Imana iguha umugisha cyane cyane. Nizera ntashidikanya ko umwanya we ntitwawubona ngo tubwire ibintu byinshi wajya gutekereza cyangwa se wanizeraga kuko wabibwiwe n'abantu cyangwa wumvise babivuga nk'icyo wavuga guti Bibiliya ni inyanja. Ese waba warakibonye muri Bibiliya? Oya, Bibiliya ntabwo ari inyanja, ahubwo Bibiliya ni amagambo yivugiwe n'Imana. Rero bityo umuntu wese wumva ufite inyota, ufite inzara yo gusobanukirwa ndetse no kumenya Imana icyo ari cyo, yasomye Bibiliya. Amen. Imana iguha umugisha cyane cyane, kandi ndizera yuko abaduteze amatwi namwe mwabyumvise. Uyu mubyeyi akimara gukizwa kubwo kumva ijambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza, akizera. Akimara kwizera, akimara gukizwa, yagize inzara n'inyota byo kumenya ijambo ry'Imana. Hanyuma ku itariki ya mbere y'uyu mwaka, uyu nguyu turimo tugera ku musozo wawo, twafashe intego nka bene data n'abashiki muri Kristo Yesu, turavuga tuti reka dusome Bibiliya kuva kuri page ya mbere tugeze kuri page ya nyuma, turebe ikintu Imana ivuga mu ijambo ryayo. Twarasenze rero tubihiga umuhigo, tubyereka Imana ngo idufashe, kuko ntabwo ari imbaraga za kimuntu zagufasha gusoma ijambo ry'Imana, ni imbaraga z'Imana gusa. Abantu benshi nimwumva tubivuga ntimugire ngo ni ukwirata, ntimugire ngo ni ubwibone, kuko ntabwo ari imbaraga za kimuntu. Hari ibintu byinshi tugira by'impamvu zitari zimwe byatuma tudasoma ijambo ry'Imana, ariko hamwe no gufashwa n'Imana, hamwe n'ubuntu bwayo, Bibiliya wayisoma kandi ukayirangiza. Rero ni nacyo cyabaye kuri iyo tariki ya mbere y'uyu mwaka turimo gusoza. Twafashe uwo mugambi wo kuyisoma ndetse turayisoma. Uyu mubyeyi rero ni umwe mu bayisoje, nanjye narayishoje, ariko si ubwa mbere, jyewe maze kuyisoma kenshi. Ariko mu by'ukuri ubu nibwo nari nsomye Bibiliya y'Ikinyarwanda bwa mbere, nanayishoje mu Kinyarwanda. Ndavuga kuyisoma mvuye mu itangiriro igice cya mbere nkageza ku cya nyuma. Nasomye Bibiliya y'Igifaransa, soma Bibiliya y'Icyongereza inshuro zigera ku Bibiliya y'Icyongereza maze kuyisoma inshuro 9, Bibiliya y'Igifaransa nyisomye rimwe. Ubu uyu mwaka ndashaka gusoma iy'Igiswahili, ngasoma iy'Urugande, ngasoma n'iy'Ikinyarwanda, ngasoma n'iy'Icyongereza. Zose nzazisoma kandi hamwe no gufashwa n'Imana nzazisoza. Mana rero uzabimfashemo, kandi cyama n'abandi bantu mwese muteze amatwi mukamenya uburemere bw'ijambo ry'Imana. Gato tutarumva uyu mushiki wacu wundi, ndagira ngo dusome muri Timoteyo wa 2 igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 16. Buriya abantu benshi nk'uko uyu muvandimwe muri Kristo yabivugaga, batekereza yuko Bibiliya ari igitabo kitumvikana, utasoma ngo kirangize, ndetse wanagisoma ntugisobanukirwe, bityo bagafata umwanzuro wo kuyirebera hariya, bakikorera ibyo bakora. Za haleluya zikaba haleluya, za Yesu ashimwe zikaba Yesu ashimwe, ariko mu by'ukuri abantu bagasigara bari mu rujijo kuko batazi ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu ngira ngo nkubwire neza nshingiye ku ijambo ry'Imana ko iyi Bibiliya ari ukeneye kugira ngo ugendane n'Imana. Abantu benshi cyane bumva bashaka kugendana n'Imana, bumva bakorera Imana, bumva bashaka kujya mu ijuru, ariko bakibera mu rujijo rwo kutamenya inzira ijya mu ijuru. Nyamara Imana aricyo cyatumye iduha iri jambo ryayo nk'uko ryanditswe muri iki gitabo Bibiliya. Rero hano muri iki gice Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17, aya magambo ndakwinginze yatega amatwi neza, kuko Bibiliya irambwira ngo ibyanditswe byera byose. Iyi byose ivuze byose. Ntago ari bimwe mu byanditswe, ntago ari byinshi mu byanditswe, ahubwo ni ibyanditswe byera byose. Bibiliya avuga ngo byahumetswe n'Imana, mu yandi magambo byavuye mu kanwa k'Imana.
kandi bigira umumaro bigira umumaro. Ni uwuhe mumaro rero w'ibyanditswe byera byose? Ni umumaro wo kwigisha, urumva, wo kwigisha umuntu. Niba ushaka kwiga ibijyanye n'ubwenge bw'Imana, ukwiriye kubisoma mu ijambo ry'Imana. Kwemeza ibyaha, nta kindi kizakubwira uwo uriwe, nta kindi kizakwereka uko usa, ndavuga imbere y'Imana, keretse kwirebera mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizaguhishurira neza uwo uriwe no kumutunganya. Ijambo ry'Imana niryo ritunganya umuntu. Hari abantu benshi bajya bambwira bati, jyewe rwose iyo nkoze icyaha ndiyeza, iyo nkoze icyaha ndiyeza. Ibyo bintu ni byiza, ni byiza rwose, ariko ndagira ngo nkubwire icyo ijambo ry'Imana rivuga kandi rikora, ndetse rinashobora rwose no kugutunganya. Zaburi y'119 ntabwo ndi buyivuge, ariko aho ngaho nimo Dawidi yavuze ngo, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ijambo ry'Imana rifite umumaro wo gutunganya umuntu no kumuhanira gukiranuka. Ntabwo rigutunganya gusa ngo rigukuremo ibyaha, rikweze rigutunganye, ahubwo rinakwereka uko ukwiriye kugenda. Uku niko guhana kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite umumaro wo kuhana, wo kuduhanira, cyangwa se wo kutuyobora mu nzira yo gukiranuka. Noneho umurongo wa 17 rero ndagira ngo udusomere ariko. Kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite bingahe bimukwiriye? Byose bimukwiriye. Byo kugira ngo agire ate? Akora imirimo myiza yose. Akora imirimo myiza yose. Ndakwinginze nshuti uteze amatwi, umenye neza uyu mumaro w'ijambo ry'Imana. Aha hantu nushaka wacu umurongo ni muri Timotheo wa 2 igice cya 3 murongo wa 16 n'uwa 17. Ngubu buremere bw'ijambo ry'Imana. Warakoze gusoma ijambo ry'Imana. Warakoze. Hari abantu benshi cyane batari babigerageza, batanatekereza yuko ibyo bintu bishoboka, ndetse batanatekereza ko biri mu nshingano zabo. Biri mu nshingano zabo. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibafashe kugira ngo mumenye neza umumaro wo kwiga no kumenya no kugendera mu ijambo ry'Imana. Reka twumve n'uyu mushiki wacu wundi nawe twumve ishimwe Imana imushyize ku mutima muri kano kanya. Murakoze. Ndashima Imana ko ndi umwe mu bantu Imana yagiriye ubuntu bwo kumenya ijambo ryayo, kandi nkava mu rujijo kuko nari imeze kera. Ubuhamya bwanjye ukuntu buteye, na kera narasengaga ariko nkumva ntafite icyizere cy'uko nshobora kujya mu ijuru, kuko wenda uyu munsi nakoraga ibyiza, ejo nkakora ibibi, nkavuga ati buriya niho hazari kujya mu ijuru kwanjye ni nkatombora. Ariko ndashima Imana yuko namaze kumenya aho ngana, kandi nizeye ntashidikanya yuko nzagerayo. Amen. Mu yandi magambo, wahoze uri mu rujijo uvuga uti wenda n'intombora nzajyayo, nibyanga kandi ubwo nyine nzaba mpombye. Hanyuma kubwo kwiga ijambo ry'Imana uza kumenya neza aho uhagaze. Imana ishimwe cyane. Komeza. Muri uko kumenya uko mpagaze, hari ijambo ry'Imana ritajya rimva mu mutwe muri Yohana ibice 5:24. Haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba avuye mu bugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Amen. Iryo jambo rero ringuma mu mutima, ngo uwumva ijambo ry'uwantumye, ni Yesu wabivugaga. Uwumva ijambo ry'Imana akaryizera aba avuye mu rupfu ahubwo agiye mu bugingo. Hari n'ikindi kintu cyajyaga kintera urujijo. Murabona iyo turi mu nsengero dukoramo imirimo myinshi, tugatunganya mu rusengero, tukabamo abaririmbyi,
ibyo ngibyo kera nahoze nzi ko ari byo bishobora kuzanjyana mu ijuru. Ariko nabwo naje gusoma mu Befeso ibice 2 umurongo niyo reka ne guhera ku murongo wa mbere ntatwara umwanya, ariko titre y'amagambo iravuga ngo gukizwa n'ubuntu. Ku murongo wa 8 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Naho nzi ko nshobora gukora iyo mirimo nkaba ndi mu rugendo rujya mu ijuru, ariko naje gusanga yuko ahubwo iriya mirimo ni Imana yarayiremye ngo tuyigenderemo tumaze gukizwa. Rero numva nanjye mfite iyo mpano y'Imana y'agakiza. Amen. Numva ntashidikanya yuko nzabana n'Imana mu ijuru. Amen. Ni umunezero cyane wo kumva ibyiringiro bizima biva mu kanwa ndetse kavoma mu mutima wuzuye koko ibyo byiringiro no kwizera. Hano hari umuririmbyi indirimbo ndanezerewe cyane, indirimbo y'197 mu ndirimbo zo gushimisha Imana muri iki gitabo cy'icyatsi kibisi niko tukita kuko gifite igifuniko cy'icyatsi kibisi. Hari indirimbo yaririmbwe n'umukristo, ariko uyu mukristo ntekereza ko yasomaga ijambo ry'Imana. Yararimbye ngo uwishinze kubya sezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro, kandi aririmbishwa n'umunezero kuko yizeye ibihoraho. Twiringiye ibyo asezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be. Ibyo asezeranijwe n'Uwiteka ntibikuka iyo Satana duteye, ntidushidikanya ntadutinyisha kuko twizeye ibihoraho. Twiringiye ibyo asezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be. Ibyo asezeranijwe n'Uwiteka byerekana ko amaraso ye yoza, niyankiza ibyaha n'ibinyanduze, kuko nizigiye uhancunguye. Reka tugisubiremo iki. Ibyo asezeranijwe n'Uwiteka byerekana ko amaraso ye yoza, niyankiza ibyaha n'ibinyanduze, kuko nizeye uwancunguye. Icya kane, ibyo asezeranijwe n'Uwiteka bituma urukundo rwe runkomeza, inkota y'umwuka ndayirwanisha, niyituma umwanzi anesheka. Uwishinze kubya asezeranijwe niwe uhora yumvira umwuka wera, Satani ntashobora kumutsinda kuko yizigiye uhoraho. Amen. Hano kuri iki gitero nibwo yavuze ngo ibyasezeranijwe n'Uwiteka bituma urukundo rwe runkomeza, inkota y'umwuka ndayirwanisha. Uri kucyumva icyo kintu?
niyo ituma umwanzi anesheka. Amen. Abantu bose rero ngira ngo barabizi, abasoma ijambo ry'Imana, inkota y'umwuka ni iri jambo ry'Imana. Ibyasezeranijwe n'Uwiteka ni iri jambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero navugaga no muntu wanditse indirimbo, uyu muntu yari umukristo. Ni nayo mpamvu yavuze uburemere bw'ibyasezeranijwe n'Uwiteka. Kandi noneho avuga yuko uwishinze ku byasezeranijwe abona amahoro. Ubwo rero uyu mushiki wacu yavugaga ati ubu mfite amahoro. Hari n'izindi ndirimbo rega. Hari izindi ndirimbo zavuye mu kanwa k'abakristo zivuga kuri uwo munezero uzanwa no kumenya neza nuko ukijijwe. Buriya hari ikintu njya mbona muri Yohana wa mbere igice cyaho cya 5 umurongo waho wa, reka nsome amagambo ahari mpereye ku murongo wa 10. Yohana wa mbere igice cya 5 guhera ku murongo waho wa 10 ukageza ku wa 13, hari amagambo ahari atwereka neza yuko Imana ubwayo ari yishaka ko tumenya ko dukijijwe. Ntabwo ari ibintu umuntu akwiye kwishyiramo ngo umuntu akubwira ati wowe jya wiyumvamo kukijijwe. Oya, ntabwo ari amarangamutima. Ahubwo gukizwa cyangwa se agakiza gashingiye ku masezerano y'Imana. Umunyabyaha yizera, hanyuma Imana uwo nguwo muri cya gice wasomye cy'Abefeso cya 2 avuga yuko ngo natwe yaratuzuye twebwe abari bapfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu. Urumva? Hanyuma rero iyo wizeye nyine usa nk'uzutse ukaba muzima koko. Hari n'andi avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, bya kera biba bishize, byose babihindutse bishya. Aho ni mu ba Korinto ba 2 igice cyaho cya 6 umurongo waho wo mu icyo gice ntari kwibuka neza, ariko ntanawibuka mu masegonda atari menshi. Yohana wa mbere 5 uhereye ku murongo wa 10 aravuga ngo uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Urumva? Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we. Si amarangamutima y'akanya gato, si iki, ahubwo aba afite uguhamya muri we. Kandi uko guhamya nuko 11 nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa gusa mu mwana wayo. 12 ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo bintu ndumva bitari mu rujijo. Hanyuma ku murongo wa 13 Bibiliya iravuga ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe, ntabwo ari abantu bose, mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana. Abizeye izina ry'umwana w'Imana bandikiriwe ibi kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Bibiliya rero ijambo ry'Imana ishaka ko umenya ko ufite ubugingo buhoraho. Buriya kumenya ni ikintu cyiza, kuko gituma umenya aho uri kwerekeza. Ariko iyo utazi nyine ntabwo ubuzi, ndetse uranayobagurika. Imana rero ishimwe cyane kuko yamuritse uwo mucyo w'ubutumwa bwiza mu mutima wawe, mu mitima yanyu, ndetse n'abandi bizera mwese muri hirya no hino muteze amatwi murimo mushimana natwe, muvuga muti ushimwe Yesu kuko wankijije, ushimwe kuko izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kandi ushimwe yuko navuye mu rupfu nkinjira mu bugingo buhoraho. None uyu munsi nk'uko umuririmbyi yavuze ngo umutima uraririmba yuko nabohowe rwose. Negereye umwami Yesu, none uyu munsi ndirimbana umunezero. Erega kino gitabo wasoma amagambo yacyo
wasoma amasezerano y'Imana ari muri cyo. Uzi ko Yobu we yavuze ngo amagambo y'Imana muryohera kurusha ibyo kurya bye bya buri munsi. Amuryohera kurusha ibyo kurya bye bya buri munsi. Rero murambabarira, iki gitabo kijya kintwika ku mutima, nkumva ntarekeraho kuvuga. Ubu nari ngiye gusoma ibyanditswe bivuga ku kuntu Yesu ubwe mu kanwa ke yivugiye adategwa, ahubwo akavuga yeruye ko uwizera ahabwa ubugingo buhoraho. Uwizera ahabwa ubugingo buhoraho. Ariko kandi kino gitabo ni nacyo kirimo igitabo cya Yakobo. Muri iki gitabo harimo igitabo cy'umugaragu w'Imana Yakobo yamukoresheje akandika. Yavuze yuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Icyo kintu rero hari abantu benshi basa nk'abagisitaraho, bakavuga bataha ntureba kora imirimo. Nyamara Imana ntabwo iri kwigisha gukora imirimo kugira ngo iyo mirimo ibyare kwizera, ahubwo kwizera kuzima kugira imirimo. Niko Yakobo yavuze, kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Umuntu ugenda usakuza gusa haleluya haleluya, ngiye nkunda Imana, ngenda kijwe. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto rero zabo niyo iyo mirimo nyine iva mu kwizera kwabo. Niba rero iyo mirimo ihakana imbaraga zo kwizera, menya ngo nubwo yaba myiza guti, ariko aho ni kuri twebwe abantu. Imana yo ntushobora kuyijijisha ngo uvuge ngo ngiye nakoze imirimo myiza, reka da. Kuko Imana yireba mu mutima, ntireba nk'uko abantu bareba. Imana ireba nk'Imana yera kandi ikiranuka itunganye. Ireba rero mu mutima impamvu itumye abantu bakora ibyo bakora. Hari abantu rero bavuga ngo reka nkore neza nzajye mu ijuru. Abefeso 2:9 havuze ngo si kubw'imirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Rero hari abibone batekereza yuko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo yabo, ariko ijambo ry'Imana this way nurisoma uzabona ari kubwira neza yuko utajyayo kubw'imirimo. Niba ukijijwe, Bibiliya irambwira ngo ukwiriye kugenda bikwiriye nuko wahamagawe. Twahamagariwe kuba abana b'Imana, twahamagariwe kwezwa, twahamagariwe gukiranuka, twahamagariwe kureka ibyaha, twahamagariwe gukorera Imana no kuyesha icyubahiro. Rero iyo umaze gukizwa ukwiriye kuva muri ibyo byose bizira, muri ibyo byose bidahesha Imana icyubahiro. Ariko kuvuga ngo ngewe ubwo nta kora ibi ubwo ndi umwana w'Imana, ntago byagutsindishiriza imbere y'Imana. Imbere y'abantu ushobora kujijisha bigakunda, ariko imbere y'Imana ntabwo ari uko umuntu atsindishirizwa. Baroma 5:1 haravuga ngo nuko rero noneho ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Nta hantu na hamwe ndabona muri Bibiliya havuga ngo nuko noneho ubwo mwatsindishirijwe n'imirimo yanyu mufite amahoro ku Mana. Ntaho ndabona. Ni nayo mpamvu ndi kugucira, ndi kukwinginga ngusaba kugira ngo nawe utangirane natwe disi we. Wa mupapa we uri hirya cyangwa se uri hino cyangwa uri epfo cyangwa uri mu majyaruguru, aho waba uri hose uteze amatwi y'iradiyo, ndakwinginga ngo utangirane natwe kuri iyi tariki ya mbere y'uyu mwaka wa 2020 gusoma ijambo ry'Imana. Uhereye mu itangiriro ukazageza mu byahishuwe igice cya 22. Ujyane natwe disi we, dusomere hamwe iki gitabo, tumenyere hamwe icyo Imana ivuga, tumenyere hamwe icyo Imana ishaka. Kandi ndakwinginze ngo usabe Imana iguha umutima uciye bugufi, ufite inzara n'inyota byo kumva no kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga. Erega buriya nta gahato karimo. Gukorera Imana ntabwo ari agahato. Yosuwa umugaragu w'Imana, muri iki gitabo cya Yosuwa igice cyaho cya 24 mu bice bibanza yavuze amagambo akomeye yibutsa Abisirayeli ibijyanye n'iby'Imana yabakoreye. Kuntu Imana yabakuye mu Egiputa, kuntu Imana yabakoreye ibitangaza ahantu henshi hagiye hatandukanye mw'urwo rugendo rwabo.
Imana yabakoreye ibitangaza bikomeye cyane. Hanyuma Yosuwa abashishikariza ikintu cyitwa guhitamo neza. Mbese ntibagende batandaraje, ahubwo bagahitamo, kandi icyo bahisemo akaba ari cyo bakora koko. Yosuwa ugeze hano ku murongo wa 15 w'iki gice, ariko reka mbere ku wa 14, Yosuwa 24 umurongo wa 14 turasoma n'uwa 15. Haravuga ngo nuko noneho mwubahe Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana ba sogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. 15. Ndagira ngo uyu murongo utega amatwi. Yosuwa yari arimo awubwira iteraniro ry'Abisirayeli, arababwira ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nanjye iwanjye nta yandi mahitamo agihari, nta rujijo, nta gutekereza kundi guhari. Jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Kandi Mana uri mu ijuru, wumva gusenga ko ku mutima wanjye, icyamukamfasha jye n'ab'inzu yanjye tugashikama mu murimo wawe, tukagukorera, tukaguhesha icyubahiro. Nicyo nifuza cyonyine, nta kindi. Ni nacyo mbifuriza namwe nk'abashiki banjye, ndetse namwe muri hirya no hino muteze amatwi. Nicyo mbifuriza muri uyu mwaka, icyama tugakorera Imana. Nta kintu kibi ndetse cy'ubwenge buke nko kuvuga ngo reka nkorere Satani hanyuma nanakorera Imana. Ariko abantu benshi baravuga ngo jye ntabwo nkorera Satani, jye nkorera Imana. Iyo mbonye akanya nkorera Imana. Ariko burya ntabwo ariko biri. Satani buriya ni umugome, kuko ni umushukanyi wo nta nubwo ari umushukanyi gusa, ahubwo ni se w'ibinyoma, niko Bibiliya yimwita. Donc niwe uzi neza uburyo ibinyoma byubakwa. Natwe abantu rero yaradutoje, kuko n'ubundi ku bwa kavukire tuvukana kamere y'icyaha dukomora kuri Satani. Ari nayo mpamvu dukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Yesu yaravuze ngo umuntu wese utabyaye ubwa kabiri ntashobora kubona ndetse ntashobora no kwinjira mu bwami bw'Imana. Rero dukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Ariko icyo nashakaga kuvuga nuko twari dukwiriye kuva mu rungabangabo, kuko kwibeshya yuko igihe ubonye akanya ngo ukorere Imana ubundi nawe ugakora ibyawe ni ukwibeshya. Ahubwo byose Bibiliya ivuga ngo haba kurya, haba kunywa, haba muri buri kimwe cyose dukwiriye gukorera byose kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Niba ucuruza wari ukwiye guhesha Imana icyubahiro mu mwuga wawe wo gucuruza. Niba uri umushoferi wari ukwiye guhesha Imana icyubahiro mu mwuga wawe wo gutwara imodoka. Niba uri umwubatsi wari ukwiye guhesha Imana icyubahiro. Buriya Bibiliya ndayikunda cyane kuko irimo buri kintu cyose wabukora. Wabukora. Hari abantu benshi bakorera ijisho, baba bakorera abandi, baba banikorera. Hari umuntu nzi wahingaga, ariko aho yahinze yatahaga hameze, kandi ari no muwe. Urumva? Ibaze rero noneho ari guhingira abandi. Byarutwa nuko ataribwirirwa ajyayo. Rero ibyo ntabwo ari ibintu byiza, ni n'icyaha. Waba uri kwikorera, waba uri gukorera undi, ukwiriye gukora nk'urimo gukorera Imana idahishwa, ireba hose, kandi izagororera buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Niba rero uri gukorera umuntu, kora, yaba hari yaba adahari. Niba uri kwikorera, kora n'umutima wawe wose. Nicyo Bibiliya yigisha. Rero ndakwinginga ngo muri uyu mwaka uzasoma ijambo ry'Imana n'umutima uciye bugufi, wuzuye inzara n'inyota, bivuga ngo Mana, ndashaka kumenya ubushake bwawe, ndashaka kumenya icyo ushaka, kuko hamwe no gufashwa nawe nifuza kugendana nawe, ndifuza gusa nawe, ndifuza guhesha izina ryawe icyubahiro. Kandi Imana nkorera, Imana y'amahoro, se w'umwami wacu Yesu Kristo, nzi neza yuko izabafasha
kandi izabana namwe ndetse izabashoboza uko kwifuza kwanyu. Mana uri mu ijuru, wumva gusenga kwacu, ureba ibiri mu mitima ndetse ukaba utagira aho uhishwa na hamwe. Ndakwinginze ngo urebe kwifuza kwa buri muntu wese, yaba twebwe abari hano muri studio, yaba n'abari hirya no hino bateze amatwi, maze uhaze kwifuza kwa buri umwe wese. Abifuza gushobozwa gusoma Bibiliya bakayisoza, Mwami uzabashoboze. Abifuza gusa na Kristo uzabashoboze. Abifuza kugendana nawe uzabashoboze. Uyu mwaka uzatubera umwaka wo gukura, tuve ku kigero turiho tugere ku kigero cyisumbuyeho. Mwami, kwizera kwacu kuzabe gukomeye kuruta uko kuri ubu ngubu. Ufashe buri muntu wese uteze amatwi ndetse n'utashoboye kuyitega amatwi. Mwami, buri muntu wese umufashe, umugirire neza kandi umukuze mu bijyanye n'ubumenyi bwo mu buryo bw'umwuka. Urakoze rero kuri Imana nziza, urakoze kubw'umwanya mwiza waduhaye. Nuko twambaje dusaba, dusenga, tuvuga bikeya kugira ngo wowe ibidukwiriye abe ari byo duhera ubuntu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibaho umugisha. Reka nizere yuko namwe mwaguwe neza, kandi mbabwira yuko ushobora kuduhamagara kuri nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0783 00 16 46. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha gakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubire